mfite ubwoba bw'uko ibintu Yesu yavuze n'ibyo yakoze abantu tutari kubimenya ko biri gusohora. Niyo umuntu akubwiye ngo itorero rya Kristo cyangwa ngo abantu b'Imana ngo bazagaragara ngo bakunzwe cyane, nkamumbeshya. Yesu yaravuze ngo muzangwa n'amahanga yose. Yego. Pastor ndafashijwe. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Aravuga ngo buri wese azasenge muri Matayo 24 ngo abari ikusi n'abari ikasi. Ngicyo gihe ngo wabyaye benshi ngazababara nutarafite azababara ariko ngo namwe ngo muzasengera iki? Muzasengera uwo munsi ngo muri iyo munsi ngo hazaduka ngo abigisha benshi ngo bibinyoma ngo n'abanyabitangaza benshi ibinyoma. Muri Nigeria haduke, muri Kenya haduke, muri Canada haduke, abantu batangire bagurana iby'agakiza. Ijambo rya Yesu Kristo ntago riguranwa nubwo abantu bari gutubura, ariko ndagira ngo mbabwire ko umugisha w'Imana si inyanya z'ikimene. Hoya era fori weli yasanga yaragiye ajya muri Nigeria cyangwa muri Ghana, aragazanye ngo ikizabikwereka iyo bahanura. Arakubwira ngo Imana igwaye visa, ntago bajya bahanura ngo banza wihana ubusambanyi. ayiwe ntago akubwira ngo ihana uburozi. Yesu aragushaka n'imodoka arazitanga, ariko ihana uburozi. Ariko tseke baba arakubwira ati mbonye visa, kandi visa si igitangaza, n'indaya zirazitanga. Indaya Imana iziha visa rwose. Abicanye Imana ibaha visa. N'ikimenyimenyi birabangwa igivubira imvura babi nabeza. Ntago Imana yagusha imvura kwadiri ngo nigera ku murozi ntihamuvishirize. Rimwe na rimwe azaneza cyane, azeza. Erega ibimvuga Bibiliya yarabivuze. Yeremiya yaravuze ngo niki gituma abanyabyaha hora bateye bamara gutera bagashisha bakagubwa neza mwisi bakaba bameze neza bakagena modokari meza bagatura mu mazu meza. Imana iramubwira ngo Yeremiya we nubwo bana biriya bintu sinjya mbana nabo, olbera for that mbiba mariko sinjya mbana nabyo. Imana iramubwira ngo nubwo barebe mbakure y'imitima yao. Ayiwe we nubwo nabateye bakamera bakagubwa neza, hirya bintu simbibamo njya mbakure y'imitima yao. Iryo niyo gikubwira iki? Itorero siko mbyemera, nabajya babivuga barabeshya. Mbaza nkubwira impamvu. Nimba muri twebwe natwe arimo abantu babyigisha uko barayobye, suko ndi umukiranutsi. Maka nkubwira icyo Bibiliya ivuga. Yesu yaravuze ngo nta mutini wera umugenge, nta komamanga rishobora kwera igitovu. Niwita igiti kari kibi n'imbuto zite munyunganire tuganire. N'igiti nimba ari cyiza cyera iki? Cyera imbuto nziza. Bibiliya bango ikizagaragaza, kandi iyo polemike yari intambara y'abafarisayo n'abasadukayo n'abandi bantu benshi bari kumubwira atamambera hako hadutse Belezebuli, ko hadutse Yesu mwene Yusuto, bagakora ibimenyetso bagakora n'ibitangaza. None wowe kuje nawe ufite ibimenyetso bigenda kumera nk'ibyawo bya bindi nyine tuvuga bigaragara Kristo. Meme mukuru wa meme musumba byose mukubita rukoko nyangufi nyirazo. Bamwe yabagize abavuga butumwa, abandi bagira abashumba, abandi bagira abigisha, abandi bagira ababwiriza butumwa cyangwa abahanuzi n'abungeri. Yego, ngira ngo izo ni inkingisha itorero ryubatseho rya Kristo Yesu. Muri ministries zose mu itorero abamo abahanuzi, mu itorero abamo abigisha, mu itorero rya Kristo abamo abavuga butumwa, akabamo n'abashumba. None rero umbajije kuri kapa uburyo bw'abahanuzi. Bibiliya ni biblioteke nyene. Iyo uvuze itorero ikirere kibi cyabo byarangiye twikomereze. Umwuka w'Imana arahari. Hasi ko cyuri umunyabwoba diriye. Oyizi impamvu nawe wigira ubwoba rwose. Yesu ariko wibuke ko yabwiye ikirere twagifashe byarangiye. Nkubwira icyo Yesu yavuze. Yaravuze ngo bikore kugira ngo bagire gute? Bamenye. Kariwe wantumye yemeye kubatizwa. Atari ukumubatiza. Karibu nisengesho. Umubatizo ntago byari iby'ingenzi, ariko ibihamye nabyo hari igihe babikeneye. Turagushimiye kubera kuri data wa twese mwiza. Muririmbyi yaravuze ngo iyo ugaye nta wakugurura, niyo uguruye nta wakugara. Bibiliya ijambo ry'Imana rabango niba yumvira bakayikorera bazarama, bazamara imyaka myinshi
babana n'Imana cyangwa bazamara imyaka myinshi, ariko nibatayumvira inkota izabarya. Bibiliya yaravuze ngo kuko turi abaremeye imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Iyi Imana yiteguriye kera. Umuririmbyi mu ndirimbo za Mose cyangwa mu isengesho rya Mose yaravuze ngo kera abakwiringiraga bari mu mahoro tugufite ntitwifuza undi murengezi, ariko iyo usomye hepfo yaravuze ngo twigishe kubara iminsi yacu mu buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Hepfo hakaba ko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyirira uko yamenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye nzamwitaba. Haleluya! Kubera ko turi intama zo mu cyanya cy'ubwatsi bwawe, kubera ko turi abaremeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu, kubera ko turi intama zo mu cyanya cy'ubwatsi bwawe, tukaba turi ibiti byawe, turaguhimbaje Adonai. Niwe wuguruye amarembo kugira ngo twongere tuvuge ubutumwa bwiza. Hembura abantu bakurikiranye izi shene bagiye kumva imbaraga y'agakiza. Reka mwami bashorerwe bahembuke data, imbaraga za Mwuka Wera zisenya ibicaniro byose by'umwijima. Ubwenge bwa Kristo Yesu niba utumanukira Adonai, wanyemerera mwami wanjye ugahemburira itorero ryawe, wanyemerera uyu mukumbuka kugiraho umugisha, wanyemerera buri wese akumva Imana icyama nka kugiraho umugisha muri aya masaha mu byo tugiye kuvuga, bigahembura abana bawe, icyama nka kugiraho umugisha, tukabona umubare w'abakizwa, abarimbuka bakaba bakeya. Reka imbaraga zawe zibe muri twebwe, shorera muri twebwe Adonai. Ayiwe eliwe fori wedrando di la glace tedro. Reka uganze Adonai, reka ubwenge bw'Imana butuyobore. Mwuka Wera akora ibitangaza ndetse kandi akora iby'imbaraga. Onodo Jésus Kristo, amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye. Ahantu ibintu ni neza. Adrien, urumwe mu bantu bamaze iminsi muri iki kibuga cya social media, by'umwihariko kuri YouTube, uvuga ubutumwa bwiza, unahanura, unatanga n'ubuhamya, utanga n'inyigisho. Kuko ndibuka ko hagati ya 2019 na 2020 cyangwa n'8 ndumva ari cyo gihe watangiye kujya kuri YouTube, nicyo gihe nabimenyeye hafi aho ngo muri iyo myaka. Nakunze kukubona ujya kuri kamera ubwira abantu ati dore umukozi w'Imana bameza cya kimenyetso kigaragaza ko umuntu ari umukozi w'Imana ni iki. Rimwe na rimwe benshi bakakurwanya, urumva, ndetse no muri iyi myaka. Niyo mpamvu nashatse kugira ngo tuze kuganira ku bijyanye n'uyu murimo wa data, ibijyanye n'intumwa ndetse n'abahanuzi. Nizera ko nta kibazo turaza kubigendanamo neza cyane. Ni ryari umuhanuzi yemerwa? Ni ryari umuhanuzi yemerwa? Mbanze nisegure ko ibi bibazo abadukurikiye suko ibi bintu bitanditse muri Bibiliya, ahubwo nuko namenye ko abantu bafite ubute bwo gusoma Bibiliya, tugahamagara uyisoma none kugira ngo abashe kubicisha no mu mashusho abantu henda turushirizeho kubimenya. Itorero rya Kristo yego ryubatse ku nkingi 5 bitandukanye n'idini. Itorero rigendana n'ikintu kitwa idini. Ntabwo ushobora kuvuga itorero ntuvuge idini. Niyo uvuze idini ntuvuge itorero ubu tubeshye. Mbaza impamvu nuko rimwe na rimwe tujya turebera itorero rya Kristo mu idini. Rimwe na rimwe abantu bakakora analysis cyangwa ubugorora jambo cyangwa n'ubwenge bwabo bakakubwira ko itorero rya Kristo riba mu idini, ariko biratandukanye. Nuko iburengerazuba bwitaruye isi ni nako n'idini ryitaruye itorero. Umuntu agiye kumbaza ngo none se bigenda bite mu idini, abantu bakunda gute? Mu idini ni mu kibisi kinini, ni mu ihuriro ry'abanyabyaha bishyize hamwe, bamara kwishyira hamwe bagashyiraho icyo bita amahame, icyo bakunda kwita kanuni za kanisa cyangwa amahame shingiro y'idini, nubwo babyita itorero tukabiratiza itorero. Ibyo niryo bita idini. Rimwe na rimwe kuki tuvuga idini tukarihuza n'itorero? Nuko inzira z'idini akenshi zibuza abantu kujya mu itorero rya Kristo, n'inzira z'itorero akenshi zibuza abantu kujya mu idini. Yes, urigira tuganire. Yego, ndaje mbivuge none nge ndavuga ko ngi kuri bamenye. Inzira z'idini zibuza abantu kujya mu itorero, n'inzira z'itorero zibuza abantu kujya mu idini. Reka ngusobanurire gato ngira ikintu gato mbivuga. Imana ikunda itorero, Satani arwanya itorero. Yesu arwanirira itorero, Satani akarwanya abanyetorero. Wabyumvise neza? Gatatu,
Imana ikunda ukuri, Satani arwanya ukuri. Mu idini habamo ikinyoma, ntago haba mu kuri. N'ikimenyimenyi kikubwira ko mu idini nta kuri kubamo, nuko amahame n'amategeko abantu benshi bashyiraho. Ni Babeli. Babeli ni iki? Babeli ni abantu bubatse umunara. Iyo usomye igitabo cy'Itangiriro 11 ngo bubatse umunara bashaka kugera ku Mana. Turabadereka tugende tuyigereho, ariko ngo babikora bashaka kubaka izina ryabo. Tuganire gato. Ntabwo bashaka kubaka icyubahiro cy'Imana. Ati iyi Mana tuyigereho natwe twubake tugira izina rikomeye cyane. Mbivugiye iki pastor? Yego. Impamvu mbivuze wambaza ati none se idini ribuza abantu kujya mu ijuru? Nge nabihamya 100% k'idini ribuza abantu kujya mu ijuru. Utese kandi babigisha kwanga cyane gisana. Nagerageza mbikore mu buryo buri soft bworoshye gatoya. Sibyo? Mu idini baratenga, mu ijuru baratengura. Bihuriye icyo akora. Reka ngusobanurire. Idini hari icyo ridufasha mu isi. Mu idini rijya rityaza abantu. Riragutyaza ukaba washobora kuba umukristo mwiza, ukamenya gutandukanya itorero nubwo naryo turibamo. Impamvu tuba mu idini mbikubwire, mbivuga impamvu tuba mu idini akenshi ni imihango. Hari inkingi 5 abantu bashyinguyemo zituma tuba mu idini. Kubwira inkingi ya mbere murantuka, kandi inkingi ya mbere ni umubatizo, inkingi ya kabiri ni igaburo ryera, inkingi ya gatatu ni sakramento ryo gushyingirwa, inkingi ya kane ni sakramento ryo gupfa, inkingi ya gatanu ni ikintu abantu bakunda kwita nabyita ngo ikisi gushima Imana. Aba bantu ibyo bintu si bibi, byose ni byiza, ariko uburyo bikorwa mu idini ntabwo byubahisha Yesu. Ni bimwambura presence. Abanyetorero ntibemere kubikora. Itorero rya Kristo Yesu yadusigiye inkingi 3 zonyine: gusengera abana, kubatizwa no kurya igaburo. Niryo Yesu yadusigiye. Icyakora umuntu uri buze kubihakana aza bimbwira. Yesu yaravuze ngo dusengera abana barambike ibiganza. Umuntu ashobora kujya mu itorero avuye mu idini. Umuntu ntago ashobora kujya mu itorero avuye mu idini. Ahubwo umuntu ashobora kuva mu idini akajya mu itorero. Yego. Cyangwa ashobora kuva mu itorero akajya mu idini. Ashobora kuva mu idini akajya mu itorero. Byose birashoboka. Umuntu ashobora kuva mu itorero akajya mu idini akaba umunyedini mwiza. Nushaka kubimbwira uzambwire nkubwira amakuru y'umuntu bita inde Ntabwenge. Ntabwenge yatangaga icya 10 cy'isogi na ngira gasogereza. Uranyumva neza tuganire? Ngo noneho ngaza kugera ahantu ngarambuka, ngagiye kwambuka uruzi, ajya hehe? Ajya mu gihugu cy'Ikanani cyangwa cy'Isiyoni. Bibiliya ivuga iki tonto? Iravuga ngo baramubajije ngo Ntabwenge uvuye. Niko iki gitabo kivuga, igitabo cy'umugenzi na byabe. Yaravuze ngo mvuye mu isi. None se waciye ni gute wambutse ururuzi? Ururuzi ni ibigeragezo, ni amarembo Imana icishamo abantu bako. Ntabwenge ati nahuye n'uwo bita Mwishakira Ndamu. Ndangije guhura na Mwishakira Ndamu yaranyambukije. Aramubaza ati none se wambutse gute, byagenze gute? Ati namuhaye ibiguzi. None ati tugahereka urwandiko n'icyangombwa kikwereka ko wageze gute wambutse rwa ruzi. Zuko Ntabwenge yavuze. Ntabwenge yatanze icyangombwa cy'idini, urwandiko rw'idini. Ariko ngo barebye ngo basanga ntiyigeze aca ku marembo yo kurasuka, kandi ngo bigaragara ngo yaraciye ku marembo yaho barasukira. None baramubaza ni gute ufite icyangombwa cy'itorero kandi utaraciye ku marembo yaho basakira ngo bagusake, kandi mbona warasatswe? None ni gute utaciye ku marembo yo kurasuka kandi wararashwe? Ntabwenge ariko ngewe pastor aranzi, mwarimu aranzi, Profete runaka aranzi. Rero nicyo ngicyo nshaka kukubwira. Itorero rya Kristo, hari abantu bajya bavuga ngo itorero rya Kristo riba mwibanga. Ngeza abanyedini ukagira ngo ni abanyetorero. Bya bindi bigaragaza babamenya ukagira ngo ni abantu ziri Imana. None baramubwira ati dutandukanyirize karite na quantité, bitandukaniriza. Imbuto zigaragaza umuntu w'Imana ni imbuto zigaragaza umwana wa Satani niziye, kubera kibera umuntu yose niryo rimukuza. Ni gute bigenda? Yesu arabanga ikizagaragaza abanjye muzabamenyera ku mbuto. Ahangaha ndafashijwe. Haleluya. Amen. Ntabwo bajya bagaragara mu guhanura. Oya. Ntibagaragara mu kubwiriza. Oya.
nta nubwo bagaragara mu matayito ya runaka. Intama za Kristo Yesu ntizigaragara kuko zasengeye abantu bagakira. Oya, ibyo ni ibimenyetso bizagendana n'abizera. Bible avuga ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bazakira, bazakandagira inzoka ndetse na scorpion. Itorero rya Kristo rifite icyo bita autorite cyangwa ububasha. Ayiwe kompashizwe fashwa abenodi fodra abana b'Imana bafite icyo bita autorite ububasha. Tuve ko ibi bintu abantu bagenda bagacisha muri Nigeria, tuve ko ibingiye abantu bajya guhaha muri Uganda, tuve ko byo bakura mu Bugande. Ndavuga icyo Kristo yahaye itorero, inshingano z'abanyetorero. Yaravuze ngo ibyo nzaha bizera bazankurikira bomatanye nani, bazarambika ibiganza ku barwayi bazakira. Usije no ku barwayi, reka nkubwira kandi kantu kandi ngo bazarya n'ikica ntabwo kizagira gute, ntacyo kizabatwara. Bazaribata inzoka, bazakanagira n'umugunzi w'intare, bazaribata ibirenge cyangwa munsi y'abanzi ba. Itorero rya Kristo rifite autorite, ariko itorero rya Satani riri lokale, ritari ecclesias cyangwa ritari ecclesi, nta bubasha rigira. Rimwe na rimwe n'ibyo rigira ryose biriganana. Niyo mpamvu tuzasanga umuntu akubwira ngo tseke ngo rikoriya baba, umuntu agahera ku rurimi rumwe ukagira ngo baba, wakibaza ukaba uyu muntu yaciye ku marembo yaho barasukira, yigeze abo wa Kristo n'umupantekote uzi umwuka wera ku munsi wa 50. No rero iyo mvuge ecclesias cyangwa itorero rya Kristo, havuga n'imbaraga, impamvu z'ubutwara, impamvu z'imbaraga z'itorero, impamvu z'agaciro k'umumaro w'amaraso ya Yesu Kristo, impamvu z'imbaraga z'umuzuko wa Kristo, impamvu z'insinzi y'itorero kisha mu muzuko no mu rupfu rwa Yesu. Nibyo ngibyo mpamvuze, ntabwo mpamvuze idini ni ikibizi kijyana abantu kikagenda kikabashyingura, kikabamaramo n'imbaraga bari bafite iyo badacunze neza. Kuki tuba mu idini? Turi abanyetorero. Ubwo naringeze sobanurira abantu, naringeze kuri cya kibazo warumbajije. Impamvu abanyetorero baba mu idini ni ukubera iki? Impamvu ya mbere, usanga umuntu wese akubwira ngo kugira ngo ngeyo ni ukugira ngo umwana wanjye azabone azabatirizwa. Ubwo iryo dini izo mbaraga zo zirarifite. Ni ukugira ngo nashyingirwa azabone azambarira impeta, ni ukugira ngo ninapfa nzabone abazamerekeza, ni ukugira ngo nzabone n'abazanyakira. Ariko wenda dufasha abantu kugira ngo abantu tubasobanukirwe, ubona ko dukurikije ibikorwa bibi birimo kuboneka mu madini, hari abantu bafashe umwanzuro wo gusohoka mu nsengero. Kandi tubona ko urusengero ari inzu yateguwe guhimbarizwamo data, hanyuma iriya nzu ishobora gukorerwamo idini n'itorero. Kubera iki? Uko byumva ugenda ndaza kubisobanura, tubwire abantu basohoke mu nsengero. Ari ijambo mujya muvuga abigisha rimwe bakoresha, ngo duha abantu umurongo. Ndaje mbivuga abigisha bajya bakoresha ngo Bibiliya ngira avuga ngo mujye muzirikana guterana kwera. Ntago Yesu aterana n'abasambanyi banze kwihana. Nimba ari uguterana kwera nta musambanyi urimo, nimba ari uguterana kwera nta muruzi urimo. Ahubwo mu idini ni mu ihuriro ry'abanyabyaha bikiza hamwe bakagira intego. Icyakora Yesu mu idini ashobora kuvanamo abanyetorero. Niyo mpamvu tuhari. Mu idini Imana ishobora gukuramo abanyetorero. Mbwira impamvu yabikora. Nuko Bibiliya ivuga nk'uko icyuma gityaza ikindi, ni nako natwe turi ingingo za Kristo. Umunyetorero uri mu idini akura abantu mu bubata bw'idini abajyana mu itorero, ariko umunyedini nawe avana abantu mu bubata bwa Kristo abajyana mu idini. Rero kuba mu idini si icyaha, oya, kuko nanjye ndibamo. Ndagira ngo dufashe abantu kura abantu barimo kwanga gusubira mu nsengero bazivuma. Oya, na Yesu yaribayeho. Hanyuma agafata umwanzuro ngo azabiwe mu rugo. Uwo murongo aba ariwo tubwira abantu, ahubwo dusobanura icyo abantu bakwiye gukora. Impamvu satagomba kuba mu rugo. Yego. Nuko mu rugo
ubaye mu rugo ubundi ikintu kigaragaza ko umuntu ari umunyembaraga niki nikihe ikintu kigaragaza ko umuntu ari umunyembaraga nuko yahuye n'ibimupima bigapeza za mbaraga ze none akagaragaza imbaraga uranyumva neza niyo kigaragaza ko umuntu ari umunyembaraga mu idini rero ni ikigereranya Imana ipimiramo abantu kugira ngo bamwe bezwe n'abandi barusheho kugira gute kwegera Imana kugira ngo ntibanamuke ugumye mu rugo nabwo wanamuka mwakabyaramo nabwo wanamuka aho niho nshaka dusobanura ugumye mu rugo wanamuka kubera ko mu idini nubwo tuhari ntago abariyo bose bapfuye hari abakeneye iyo mibatizo nayo masakramento ariko banafite inzira zo kujya mu ari ryo torero ari ryo torero ako nashakaga kuvuga nkura abantu agahu hanabakura nkakabakura mu mwijima nuko tujya tuvuga ngo mu idini ngo ni mwitorero oya mu idini cyakora avamo abanyetorero ariko mu idini si mwitorero oya ntimunyumve nabi n'inshuti zanjye rwose z'abashumba n'abapasitori ntimunyumve nabi nta kibi nangije ari Imana ikuramo abantu bajyana mu itorero ariko hariya ntabwo ari mu itorero rya Kristo itorero rya Kristo nta nubwo riba mu ibanga sinzi ahantu basomye ngo itorero rya Kristo riba mu ibanga ngiye muri biriya ntaryo nasomye bango riba mu ibanga ntaryo kandi Yesu yaratubwiye ngo tuzabamenyera ku mbuto none se damu tuzabamenyera ku mbuto bari mu ibanga baramenyekana tuzabamenyera ku mbuto bari guteze nudasamba nuri umukozi w'Imana nzavuga ko wirinze ariko nube yura amagutiya uhanura ubwiriza nzavuga ngo uriya yagize gute Satani yaramuyembayembeje afite Imana ariko si umuragwa w'ubugingo mbona imbaraga zo kumusengera no kumwingingira Imana kubera ko Yesu aracyateza amaboko aturindira arebe ko nta warimbuka rero usubiza ikibazo yarambajije ati mbese umuhanuzi w'ukuri cyangwa n'umuhanuzi w'Imana ko turi kubona abanyabinyoma benshi byagenze bite impamvu turi kubona abanyabinyoma benshi nuko ubuhanuzi bw'ibyo Yesu yavuze biri gusohora reka mbabwire gato nubwo dusenga nubwo tubwiriza nubwo twigisha nta kizatuma Yesu ataza gutwara itorero nubwo isi tugezemo itabyumva n'abisi badashaka kubyumva ariko Abaheburayo 13:8 Yesu Kristo kwejo yarara na n'uyu munsi niko akiri na niko azahora Imana iracyari number 1 izaza gutwara itorero rya Kristo iyo tuvuze ngo abahanuzi b'ibinyoma Bibiliya yarabivuze Yesu yarabivuze n'ubuhanuzi bw'ibyo Yesu ari kugira gutari gusoza ahubwo mfite ubwoba reka mbabwire ikintu cyane y'ubwoba ntago umugisha w'Imana ari inyanya z'ikimene ntago ibya Kristo Yesu ari inyanya z'igituburano oya muve muri ibi bintu abantu turimo reka mbabwire rega mwabantu b'Imana nimwerurira abantu mubabwiza ukuri abanyabyaha mubabwire ko bazapfa nibatihana kandi bakazapfa barimbutse muri Ezekiel arabivuga n'uburira umunyabyaha agomba gupfa yarangiza akanga kwihana gupfa kwiwe azabapfuye ariko ntuzabazwa ubugingo bwe ariko mfite ubwoba bw'abashumba n'abavuga ubutumwa n'abapasitori ko mwanga kubwiriza ubutumwa bwiza misiyo yitwa kubwiriza ubutumwa bwiza none ko ibyanditswe byenda bigaragaza kuza kwa Yesu muriteguye kwakira uyu mwami w'abahoro muriteguye kuza gutwarana na Yesu uje gutwara itorero mfite ubwoba rero mfite ubwoba bw'uko ibintu bya Yesu babihinduye urudandazwa ubu dufite abantu bagiye kumanyura babaye bamanyura amazi erega nimubanze reka nkubwire wa muvandimwe we iyo umuntu agiye kwica imbeba mu rugo arabanza agafunga imyobo yamara gufunga imyobo agafata ibyogo by'imbeba agasohora ni nako n'umuntu w'Imana amera iyo umuntu w'Imana agiye gukizwa agahinduka arabanza agasenyera Satani akamena amabanga ya Satani umuririmbyi niko yavuze yaravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge none mu mutima wanjye huzuye iki huzuye zaburi nyinshi mu mutima wanjye uko yampfiriye ku musaraba ngo umutima wanjye n'umubiri bikizwe ibintu mubikurayo bivuga ngo umuntu ngagomba gukizwa ngo ku mutima ngo kumubiri akagaragara umuntu akambara uko urazamuye pe akiyambika ubusa sekagenda oya
kuko yampfiriye ku musaraba umutima n'umubiri bikizwe n'urukundo n'ubuntu bikwiriye yatumye yitangira umunyabyaha Rebel for Wedra mu magana menshi y'abanyabyaha yayiwe mu magana menshi y'abanyabyaha yo mu magana y'abanyabyaha ibuka we tuvangira kubera guziga ufite uduforode ngutangira ucurika ibya Yesu biri ku murongo ibya Yesu bireruye witubeye ntago umugisha w'Imana ari inyanya z'ikimene nukuri uve muri bya bintu ngo umugisha nusengerwa umugisha urakorerwa kandi ntago abantu bose batanga umugisha umuntu uhabwa umugisha n'uwutanga n'ufite ikibiko cy'umugisha ufite ikigega cy'umugisha bakabiba mu mugisha ugasanga undi halo tuganire gatoya rero Yesu yarabivuze muri Matayo 24 arabivuga arabango azaduka bigisha be abanyabinyoma bakora ibimenyetso bikomeye c'est biblique bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza bikomeye mu izina rya Yesu niko ngo bazaza bavuga nushaka kubisoma uzasome muri Yesaya ibice 4 murongo wa 2 umunsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamubwire ngo tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu ariko uduye kwitirirwa izina ryawe udukiza urubwa rw'abantu mwebwe hari amakuru mwahishwe nshaka kubabwira abantu bari muri ino minsi bakiza urubwa rw'abantu ntago baje bafite intego yo gukizwa n'ikimenyimenyi ibyangombwa bigaragaza ko batigeze baca ku marembo yo kurasukiraho baracyabifite baracyari abanyamagambo baracyari abanyamahane baracyari abanyamoko ntibigeze bakizwa ngo bakire Kristo nk'umwami n'umukiza ariko Yesu Kristo uko ajerari kandi uyu munsi niko akiri rero Bibiliya ikivuze nimba ari benshi ni benshi kandi mbibutse gatoya byenda abantu gatoya mumbaze Yesu yaravuze ngo mbese umwana w'umuntu azarinda agaruka kwizera kukiri mu bantu yarazi ko kuzaba kwaranamutse Imana yarambwiye ngo abantu ngo ntago bakizera Imana irambwira ngo dore Imana zabo zabaye abagore Imana zabo ziba abagabo Imana zabo zabaye amazu ntibagisenga Imana itanga ubugingo nuje mu rusengero ngo Mana we ngo nukuri ngo utamaye ngo uriya muntu ngo ufite fosete ngo nukuri Imana ngo wakoze sigizi pake ayiwe niko nguko niyo amasengesho y'aba.com rero nimba ku bwa Eliya 450 barabaya 400 bakaba ari abashera umukozi w'Imana akaba ari umwe n'uyu munsi rega aho umupira warengeye ni uzarengurirwa Yesu yarabitubwiye siko muririmbyi yavuze se yaravuze ngo hari igihe ntekereza urwandiko rw'umukunzi narangiza ngasubizwamo intege ngo yasize ambwiye kagiye kunteguriro tuzaba arabango nzarwana intambara nziza nzarinda ibyo kwizera kugeza ubwo yangezeho nateguriwe mukunzi uzaza ryari damuruwe n'ababisha bangora ayiwe Rebel for Wedra dufite umukunzi uduha amakoro dufite Benodi dufite amakoro sayo muri karitsiye si imigani twumvanye abantu oya ibi bintu bya Yesu birakora si impapuro z'abantu ni ibi bintu bya Yesu birakora dufite umukuru magana rero barikebagura n'uyu munsi bari kwikebagura abantu bari kubaka izina ry'abantu ryabo kandi kubera ibigerageza abantu bafite nibazo byinshi abantu bafite ntibari gushaka Imana itanga ubugingo bari gusenga Imana nk'abayisiraheli abazere ngo basengaga Imana y'ibitangaza gusa ngiyo baburaga igitangaza babwiraga Mose ati niki cyatumye tuzana muri urugendo tungurusumu n'amadegede ntago byari biryoshye none ninde muntu watubwiye ngo bigende biri Mose yabagiye ku musozi yagiye gusenga ngo bamubura
bakabwira none ati dukorera Imana dusenga sha imirimo yanamutse dukorera Imana dusenga ngo kugera ku rwego ngo bamwe bikaturagamo impeta abandi bagafata byose bagikwatura ngo bashaka ngo basenga ikigirwamana niko abantu benshi bari gusenga Imana y'ibifatika ntibari gusenga Imana itanga ubugingo ariko wibuka ikintu ijambo Habakuki yaravuze ngo naho imitini itatoha haleluya naho imitini itatoha bagayingira ubusinzabibu nta kizatuma nagarara nzagarara ku munara wanjye nindangiza ndindire nzumva ikintu azambwira mujye mwibuka icyo Yesu yavuze abantu ntabwo bari gusenga Imana itanga ubugingo nayo kintu kibabaje abantu benshi basigaye bigisha nk'abafana ngo ba Yesu ngo nimuhaguruke Yesu agira abafana ninde wabibabwiye Yesu agira abana Yesu agira inshuti ntago Yesu agira abafana kandi abafana n'abakunzi baratandukanye Yesu agira inshuti Yesu agira n'abana yaravuze ngo ntago nyibita abagaragu muri inshuti zanjye you are my friend you are my son you are my daughter turabahungu b'Imana tukaba n'abakobwa b'Imana ntago turabafana n'ikimenyimenyi ikipe itsinzwe wa muntu arayireka n'ikimenyimenyi iyo byafayirinze ayivaho ariko Bibiliya yaravuze ngo iki Paulo yaravuze ngo ngewe maze kumera nk'ibizuba ku gicaniro narwanye intambara nziza narinzi ibyo kwizerwa igisigaye mbi cy'ikamba ry'ubugingo nokuri najaga mbabwire ko nayo imitini itatoha tuzavuga ubutumwa bwiza ibinyoma birahari ariko haracyariho birindwi bitapfukamiye ba abatubuzi babaye benshi ariko Imana ifite abakozi abeskora ni benshi ariko Yesu afite abakozi yemwe indyarya ziriyongereye ntago dukure icyo Bibiliya yavuze 24 harabivuga 23 harabivuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yesu na Matayo harabivuga mu gitabo cya Yesaya ibice 4 harabivuga mu gitabo cya Yesaya igice cya mbere harabivuga mu gitabo cya Yesaya ibice 5 harabivuga Yeremiya 23 harabivuga ibyakozwe n'intumwa harabivuga yo 17 ntabwo mubizi se Paulo 17 ngo yasanze bari kuvuga Imana nyinshi ngo bari gusenga Imana nyinshi hamwe bari gusenga Imana itanga abagore abandi bari gusenga Imana itanga igikundiro abandi bari gusenga Imana yubaka amataje abandi bari gusenga Imana itanga ngo nyashi bya bindi bakunda abana b'igihe basigaye barazanye ariko Paulo arebye ngasanga nta Mana itanga ubugingo bafite arabangiriya ngo itamenyekana kiriya gicaniro cyanditseho iki Imana itamenyekana niyo mbabwira niyo mbabwira numva naregeraho ukuri numva naregeraho numva nabagera naregeraho buri wese buri muntu mwitorero abuwejejwe muri ryo buri muntu mwitorero abuwejejwe muri ryo ntabwo itorero Yesu yavugaga ntabwo ari idini oya yavugaga mu moko mu ndimi mu mahanga amoko n'indimi zo mu isi buri muntu mwitorero buri gihugu buri wese atunga ubugingo rero icyo nashaka kubwira abantu zibi binyoma baradutse babaye benshi nta nicyo murabona mugiye kubona udutenda ariko mwakabyara ariko ibi ni ibiki ko mbona mufite urusakura mwatuje gatoya keriya atarababwira ngo nimwikwatagure muhamagare barahari Imana yanyu yasinziriye barekanguka ntago arahamagara erega Yesu azatungura abantu erega Yesu azaza barongorwa erega Yesu azaza amaterambere aje ariko Yesu Kristo kwejo yarari naniye munsi ni kwatiri ntago abibinyoma baraza ntago baraza pe reka da kandi erega ibintu Yesu yavuze bizadusohoraho n'abana bacu n'urubyaro rwacu mubwira impamvu bataraza nimba umuntu asigaye yihindura igitsina Bibiliya yaravugaga kwenda umugabo no kwenda umugore aka kanya bikaba bigeze kuri systeme yo kuba umuntu yahindura igitsina ngewe umwana nabyaye ntaramushingira urumva nzagira igihe cyo kubashingira bigeze se mwakabyara suko bizaba bigeze bazaba bageze kura ahubwo mureke tube maso itorero rya Kristo ni mureke dusenge turebe ko ari abantu bakizwa naho mbabazwa n'abantu muri gutangazwa n'abahanuzi b'ibinyoma turi kubivuga nyine kugira ngo bacike ariko amabanda agiye kuba menshi aziyongera icyo Bibiliya yavuze kigomba gusohora ni mureke twubake ubwami bw'Imana ni mureke dukizwe ndumva nasengera abantu Imana iguhe umugisha Imana data Imana ivuga yuzuye gukora imirimo n'ibitangaza urakoze mwami
Bibiliya yaravuze ngo wiyita mene umugabo wo guhamya kandi ukiranuka ukuri inkomoko y'Imana yaremye ukinga ntiyagira ukingura yakingura ntiyagira umuntu ubasha gukinga turabiguhimbarije ko waduhaye umwanya mwiza myemerere muri twebwe imbaraga z'ijambo ry'Imana zisenya ibicaniro byose by'abadayimoni ubwenge bw'Imana bunetraliza ibikorere y'abasatanike mu mbaraga no mu bushake bwawe turabiguhimbarije mu izina rya Yesu amen. Imana ibaho umugisha. Imana iguha umugisha. Tanga nimero yawe umuntu waba umuntu uzajaga nimero azayikubaza nta kibazo. Imana ibaho umugisha. Oya turayishyiraho. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane.